ndongera ngusubiriremo bwa nyuma tugira tuti ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu tutamena. Kera twasengaga rw'Imana y'u Rwanda udukingira ikibi utuguturira abanzi. Kera abamisiyoneri basanze ari uko dusenga n'ayo magambo barangije bati ni ku izina ry'Imana tugakomeza. Ndagushimiye wakoze subscribe hano kuri Dr. Berwa TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ngiye ubona kandi ngiye wumva nitwa Dr. Berwa. Ngiye kubereka imihango ya kera uko abanyarwanda kera basengaga batari guterekera cyangwa kubandwa, uburyo basengaga. Mbese ni ikimenyetso uko bakoraga ikimenyetso cy'ubutsinzi, buno kikaba cyarabaye ikimenyetso cy'umusaraba. Uko ikimenyetso cy'umusaraba kera uko abanyarwanda basengaga kera n'ubu nuko basenga naho bitandukaniye, ahubwo ni amagambo bahinduye. Bahaye ikaze. Mu by'ukuri kera abanyarwanda ba kera barasengaga kandi bakoreshaga amagambo akomeye ari mu muco nyarwanda. Nk'ikimenyetso cy'umusaraba ngiye kubereka ukuntu bagikoraga n'amagambo bakoreshaga. Ikimenyetso cy'umusaraba uko bagikoraga bakitaga ikimenyetso cy'ubutsinzi. Akenshi bakigishaga abana b'abahungu bakibyimbuka bategura kuzajya mu ngabo z'igihugu, kuzarwanirira igihugu, kuzaba ingabo z'igihugu. Mu by'ukuri ukuntu basengaga cyangwa uko bakoraga ikimenyetso cy'ubutsinzi bagiraga bati Imana y'u Rwanda udukingira ikibi utuguturira abanzi. Bishatse kuvuga ngo iki? Umutwe cyangwa gahanga bakagireranyaga nk'ikintu kibumbatiye ubumwe bw'abanyarwanda, bagira ngo Imana y'u Rwanda gahanga ariko niko Imana y'u Rwanda. Agatuza cyangwa igituza bakitaga ko gikingiye ikibi, kirwanye ikibi, kibafasha umutekano. Ikibafasha umutekano yari agatuza. Agatuza niko bitaga ko gakingira ikibi. Intugu nizo bifashishaga bari kumasha, bakagira bati Mana y'u Rwanda udukingira ikibi udufashe utuguturira abanzi. Intugu muri makeya zifasha kuba zafora umuheto cyangwa umwambi, zikaba zarwanya duyi cyangwa umubi. Muri iki gihe ikimenyetso cy'umusaraba bakita ikimenyetso cy'umusaraba nicyo bagira bati ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu tutamena. Mbere twagiraga duti Imana y'u Rwanda udukingira ikibi utuguturira abanzi. Iyi ni one day. Ngiye kujya mbagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye mbabwira umuco nyarwanda uko kera twabagaho cyangwa uko kera byari byitwaye. Niba ari ubwa mbere ubibonye cyangwa ugeze aha, ndagusaba ngo ukore subscribe. Subscribe yawe ni ukwiyandikisha ukiga byinshi. Ndongera ngusubiriremo bwa nyuma tugira tuti ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu tutamena. Kera twasengaga rw'Imana y'u Rwanda udukingira ikibi utuguturira abanzi. Kera abamisiyoneri basanze ari uko dusenga n'ayo magambo barangije bati ni ku izina ry'Imana tugakomeza. Ariko mu by'ukuri abanyarwanda twari dufite amagambo meza kandi aryohera Imana. Niba ari ikintu ukeneye kuba wasobanuza cyangwa wamenya, twandikire muri comment. Niba ari ubwunganizi nabwo
tuzabishyira muri episode ya kabiri ya One Day. Ndagushimiye. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nari Dr. Berwa. Ciao ciao.